Ni itangazo rivuye mu biro bya ADEPR, aho amatorero yose ya ADEPR yategetswe guhagarara gukora ibikorwa bari basanzwe bari gukora, bagira ngo banoze neza insengero zari zarafunzwe kugira ngo zifungurirwe. Itangazo rivuga ko nta rusengero na rumwe rwa ADEPR rugomba kongera kugira bimwe mu bikorwa rukorerwaho, harimo nko kongera za sound proof, gusukura insengero, amaparikingi n'ibindi byinshi. Ibyo byose babihagaritse. Wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu? Byatewe n'iki? Ntuze gucikwa, komeza ubane natwe mpaka iyi videwo irangiye. Ni videwo ntabwo iri burambirane, kandi nanone niba uri mushya kora subscribe. Ubundi nk'uko nari maze kubivuga, ni itangazo ryavuye mu biro bukuru bwa ADEPR mu Rwanda, aho iryo tangazo rivuga ko nta gikorwa na kimwe kigomba kongera gukorerwa ku rusengero. Impamvu ni uko hagiye gushyirwaho indi gahunda nshya y'insengero, aho insengero zose zo muri ADEPR bagiye kuzisenya zikagurishwa, noneho nyuma yo kugurishwa hakareba uburyo bwo kubaka izindi nsengero nshya kandi zigezweho. Rero hari urusengero ushobora gusanga rufunguye, ariko mu gishushanyo mbonera cy'igihugu ugasanga urwo rusengero nubwo rufunguye ruri mu gishanga. Ubwo rero ntabwo byemewe. Ni ibintu byinshi bagiye bagaragaza muri iyi baruwa, aho bazafata purani y'ahantu runini, bavuge aha, bakareba muri igishushanyo mbonera ahagenewe insengero, bakavuga bati aha n'aha hagenewe insengero, bakagenda bakaguramo ikibanza. Nyuma yo kukigura bakagenda bakubakamo urusengero, wenda bakavuga bati imirenge iyi n'iyi n'iyi, cyangwa se utu duce n'utu n'utu turajya dusengera muri kano gace mu gihe tutarubaka urundi. Wajyaga ugasanga ahantu wenda hagenewe amahoteli, leta yateganyije ko wenda hari nk'ahantu haba hari nk'amasitade, cyangwa se wenda ibindi bintu bikurura abakerarugendo, amahoteli. Ugasanga nk'aho hagati abantu wenda bavuye kureba imipira, hari amarushanwa yabaye runaka, bakavuga bati aha hantu hazaza harabera aya marushanwa runaka, uko byagenda kose abantu nibava muri yano marushanwa bazakenera kuruhuka. Ukajya kwikangura ugasanga aho hantu hari ibyo bikorwa birakurura abo bantu, ugasanga nk'aho impande nta mahoteli ahari. Mu gishushanyo mbonera bakaba barahateganyirije iki? Amahoteli. Ariko wowe ukajya kwikangura ugasanga
ni insengero ziri impande y'ibyo bikorwa. Rero ADEPR yagikemuye, yajya ibanza ishake ikibanza, kandi twibutsa ko ADEPR ibi bintu byose yo izabigiramo uruhare, ntabwo ari abizera gusa, nabo wenda bazareba uburyo babigira n'abizera baje barashiraho, ariko ADEPR niyo ifite uruhare runini. Rero ni ngombwa kugira ngo na n'ubundi mu isenywa ry'izi nsengero nabwo abayobozi bo hejuru nabo bagomba kuba maso, abizera batazaja baraza kwikangura, bikangure urusengero baje kurusenya. Nta n'abayobozi babizi ngo abo hejuru ngo bamaze gusinya, oya, n'abizera bagomba kumenya bati ibintu bihagaze gute. Nta kuntu abizera baba baragize uruhare mu kubaka wenda mu rugo rusengero rwaho, wowe ngo nubwo uri hejuru diregiti ako kanya uhita uza urusenya, burya abizera nabo ntibabyishimira. Yego ni ukurusenya, ariko n'abizera bakabimenya bati iyi tariki iyi n'iyi, cyangwa se aba n'aba uko bimeze gutya, abantu bagatanga n'amasoko, bagahera no mu bizera babo, nibyo bibanza bikagurwa n'abizera. Nta mpamvu yo kugira ngo ikibanza kigurwe n'undi w'ahandi, kandi wenda muri abo bizera baho hari n'uwakigura. Rero ubona iki nacyo ubuyobozi buze kucigaho neza, kugira ngo batajya babangamirana n'abakirisitu. Rero ni ibintu byinshi twabivugaho, ariko kimwe cyo gusa icyo tutaka kuvuga ni uko ADEPR ibintu biri kugenda bicamo, ibintu by'akavuyo k'insengero bari kubikemura. Gusa hari ibintu byinshi biri kwibazwa ku bizera. Hari aho uzasanga wenda bari bamenyereye kuja gusenga hafi, ariko ugasanga wenda kubw'ubushobozi bw'itorero, ndavuga abayobozi bo hejuru kuko nibo bazabigiramo uruhare, sange ntabwo ibikorwa byose byahita birangirira ako kanya icyarimwe. Ubwo rero hari abizera banagomba kuzategereza igihe kinini kugira babone urusengero. Nanone ku bapasiteri nabo, hari abapasiteri bafite ibibazo bati none insengero zisenywe tuzongera tubone akagabo gute? Ese ahari bazakomeza kuduhemba? Ndakwibutsa ko niba uri kutwumva, ibi nabyo mbere na mbere ugomba gutekereza uburyo wabungabunga abizera bawe. Nutangira kuja muri byinshi, ubwo na n'ubundi uzikangura wagiye mu bidakwiranye nawe nk'uwo wari usanzwe uriho. Rero ugomba kubanza wibaza ati ese abizera banje ntobazatatana, ntobazabura, icyo nacyo ugomba kugitekereza. Nanone wibuke ko muri duke ubona hari aho tuba twavuye, aho twavuye rero uba ugomba kuhabungabunga. Ushobora guhita wirebaho ubwawe diregiti ukibagirwa hahandi hava twa tundi ubona.
ubwo nakekuye. Nanone reka nkwibutse ko niba uri mushya kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru nk'aya tuba tukugezaho. Nanone kandi dore abakirisitu ntibamukunda gukora subscribe, none mugira ngo mutabyumvishe mudakoze subscribe ni bande bazabikora? Icyambere muba mukeneye nk'aya makuru, kugira muyabone rero ni ugukora subscribe. Reka nsozereze aha, nkwibutsa ko ubwo tuzahura muri videwo y'ubutaha. Mbashimiye mwe twabanye.